mwamufatiranye mutabyumvikanye aba ari amakosa akwiye guhanwa n'itegeko. tuje kuri iyo story ya Shadibu. Shadibu niba yarahostinze umuntu ati uze mu rugo kamera ibintu wabibonye nguze mu rugo Jojo zarareho nusu zarareho bebe zarareho. Urumva njyewe urukundo abandi batari bafite naro musanganye, ibyiza batari bafite nari musanganye, ariko ikintu namugayaga no mu bishire wanje namugayaga ko atigiraga abona umwanya uhagije. Babandi navugaga babonaga umwanya uhagije, ariko bibi bakimara kwitirika kuri channel yaje channel cyo bayita gute nyibutse ya Mazana Sante iya kano kanya Mazana Sante akimara kubona ibintu bihabera, akimara kubona amapfurustem, akimara kubona ibiganiro, akimara kubona abagwani, aravuga ati bujya koko umwanya badafite nzawuguha. Nibwo nahise musaba mwango uzaze uzarareho. Iyo ndi muri King James bayita uzarare urabeshya ni yawe. Iyo ndirimbo ifite ikintu bita ubuhamya. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe ukurikira Manzi na Innocent TV, nawe utari wayikurikira kano kanya ndakwinginze bro ujyeho bikurikira ubundi tuyo tubana 5 kuri 5. Nitwa Sadonda nk'ibisanzwe. Our next episode nago njya mu bintu byinshi. Episode yacu y'uyu munsi yindi turi kumwe na Gitaf namo bebe narifite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge harabisana haca bugufi arabisonga igitenge aragitosa turi kumwe akagitosa mu buriri akagitosa nijoro akagitosa arabasize ngo arikoze Gita ubundi iyo uri kumwe n'umugore wawe wakaba uri kumuririmbira akaririmbo kari romantic ati mugore mwiza mugore nkunda ibwo byo bitenge byo kandirimbira abyumva ati buretse gato akarimo romantic urukundo si imikino aho ndi hose rurankurura yabandi mu isoko rurankurura mu rusengero rurankurura urukundo rurankurura umugore mwiza araje mujiminwa araje musomagure araje mujiminwa musomagure ndi magri romantic uririmba gace slow vibes njewe indirimbo zanje zose zazirimo bisazi nje ndirimbira abantu bimwereye ndirimba akarembo ka King James kari slow urukundo badafite urarufite ntabwo yamenyekanye imbaraga badafite urazifite hari kicyo bakurusha babona umwanya uzarare umwana mwiza nkishimo zarareho Jojo zarareho nusu zarareho bebe zarareho. Urumva njyewe urukundo abandi batari bafite naro musanganye, ibyiza batari bafite nari musanganye, ariko ikintu namugayaga no mu bishire wanje namugayaga ko atigiraga abona umwanya uhagije. Babandi navugaga babonaga umwanya uhagije, ariko bibi bakimara kwitirika kuri channel yaje channel cyo bayita gute
nyibutse ya Mazana Sante iya kano kanya Mazana Sante akimara kubona ibintu bihabera akimara kubona amapfurustem akimara kubona ibiganiro akimara kubona abagwani aravuga ati burya koko umwanya badafite nzawuguha nibwo nahise musaba ngo uzaze uzarareho iyo ndi muri King James bayita uzarare urabeshya ni yawe iyo ndirimbo ifite ikintu bita ubuhamya ibyo by'imihanda by'ubiretse nicyo utabona niba ari ikintu nabonye mu buzima kibaho ku bantu b'abagabo b'ibyamamare ushaka kubaho byuzuye ufite manager w'umukobwa ushaka kwangirika arakwangiza mbese no kuvanga arakumanagenga byuzuye ibyo narigiye kubikubaza ya management yo mu baby management ya hello baby ya narabyibushye nazanye ya yes n'umushiri wawe gusa cyangwa hari n'ibindi bintu agufasha mu gende n'umukozi we no kuvanga uyu sheri afite imirimo ibiri afite umurimo wo kunkunda afite umurimo wo kuzambyarira afite umurimo wo kuzanshaka akazanera inda ubyibuka ko abivuganga kuri no cano akanera inda mu gihe utaranera inda baby naguseze kugira amahoro uzayisa amasubwo ngewe uzayinera urumva yansejeje ko azanera inda icyo kirarangira afite izindi nshingano z'uko agomba kuza muri mayo yande muri mayo muri mayo yocano no kuvuga ngo uze koza kujya muri mayo yocano we akaza kamanaginga akaba management ya G-Tough urugero A kumanaginga umutungo B kumanagingo inuza amafaranga C kumanaginga mbona managinga nabi yes ya management cash yego ahandi shiraho akadomo yego deka mugeho mubaze ukibona G-Tough kumva urashaka ko ebana mwakomeza urugendo nkuru nguru nize mbogamizi wahuye nazo kwa G-Tough ni nyinshi cyane rikira baba uyu mwana w'umukobwa afite kwihangana sikirirama reki izo ndimi karabagivu kisiga sana ushobora gukaraba amashuka ukajya dodo kira baba reki kira Simon Glory Imana namwe ngo n'umukobwa n'umwe afite kwihangana muri we ukungana akabuto kase wava mu mpere umuteka mitwe jewe naba muteka amatwe se Gita uyu munsi tugiye gukora ikiganiro kiri serious ya kiri singo amusingo gene amusingo ni ikiganiro kiri singo ndajya mbamenyeshe ko ku bantu banyarwanda namwe banyarwandakaze mudukurikiye kano kanya iki kiganiro nukireba ukumva kirakuryoheye anyway uzongera igisubizemo wongera ukirebe nabwo icyo kikakuryoheye kikakubantu buki wongera igisubizemo kirebe yongera yandike muri comment yirekeremo gisubizemo gisubizemo cogasa yirekeremo buretse gato by the way iyo ndirimbo hari agakobwa yari umukobwa bamwitaga DJ Crush gakwere nyoko nawe akagenda akamixinga anyway byaje kurangira indirimbo yikuyemo ako karimo kari musubiramo ko karunkombe ngo gakwere nyoko akabara mugashyekera niko batukana ni kumuhima man ngiye mfite umwana w'umuhungu mu rugo kumuhima afite amezi 2 ariko kwiga kuvuga kwiwe yamatanye kuvuga ze gutukana ngo gakwere nyoko oze gukwera nyoko umva se nka bya bindi bakoresha dibo byane bya Shadibu ngo baramufashe Shadibu ngo basanze mu rugo wiwe hari urwiri umwana w'umugabo rufata urwiri arukunguta koko arukunguta arangije amaze kumukunguta Shadibu mu gitondo ajya kurega ngo umuhungu yagize gute what the fuck mubwe ngo what the fuck man mana byanuke abantu bo umuntu wese ariko uko wameze kose uko ibi byo wakoze byose iyo umuntu mufatiranye mutabyumvikanye aba ari amakosa akwiye guhanwa n'itegeko tuje kuri iyo story ya Shadibu Shadibu niba yarahostinze umuntu ati uze mu rugo cameraman ibintu wabibonye nguze mu rugo cameraman bararanga inaga yabibonye cameraman w'indaya cyane urumva noneho umuntu akagostinga mugasangira urumva noneho ukajya mu cyumba yaje ate
yinjiye icyumba cyawe icyumba yakinjiye byagenze bite yaguteye ibintu za gute byagenze barasinze Shadibu wenda ajya kuryama n'urugero umunga amusangamo ariko mu by'ukuri yamukoreye ibintu batumvikanye tuganire bretse yari yasinze ndubwenge bwo gukinga ntabwo yabwibutse wowe uri inzobe ngende igikara tujye gusasa inzobe dusase n'igikara umva tuganire ko unabizi ukuri isugi ndabizi neza kuri isugi n'Imana ejo navuga n'Imana nambwa ngo uramwana w'umukobwa ni isugi ku myaka ya 21 ukabura isugi hari abandi bakobwa bafite imyaka ya 21 baragiye bakagenda bakamwinjirira igipangu cyose arafunguye usanga ba Donati binjira akanzura heba yinjira bashira gahinda binjira barutuma nego va mu byo kwinjira ibyo busugi bwangira kureba binjiye mu nzu baranywa hari igihe cyitwa n'igihe cyitwa bya ibyo bihekane birasabira navukana anyway ndibaza ni gute wowe uri umukobwa uri kumwe n'umugabo mu nzu kandi baza Jojo nguyu manager wanje ni manager ariko igihe tuba turi kumwe ngibagirwa kandi manager nkasinda nkabyegereza umutima nkangwa ni manager ku nzobe yakambwa ati do touch me wibuke ko ndi manager ukaba bishatse kuvuga iki umuhungu n'umukobwa bari kumwe mu nzu umuntu muzima ufite umubiri muzima koko njye urabona urugero agapipi k'umugabo kaba gahagaze gute nukuvuga ngo njye buri saa 10 buri saha njye nko kuyanga ibibika ivuga ngo kukuku ikabika sibyo niba umugabo ari muzima wowe urifashe ufashe umuhungu si mugenzi wawe si musaza wawe si nyokorome si na so wanyu nta sano nini na rimwe isano mama ufitanye nuko mugomba guhuza imibiri yanyu sibyo urarangije umujyanye mu nzu umunywesheje amayoga muranyweye murasinze urarangije burakeye ugiye kurepotinga ngo umuhungu yamfashe ku ngufu mwawe sugi tubwire wasugiwe nibyo bintu birashoboka cyane bishoboka cyane birashoboka kuko yaramufatiranye yes yaramufatiranye buriya mani nago umuntu w'umubyeyi nka Shadibu yajya kurega batamuhoma mani naragereza mu Kinyarwanda aratima yari no mu misi yari no mu misi buretse gato ngere mu kwezi kw'abagore ikibada ukoresheje imvugo nyandagazi umwana buretse gato naga ari ikibada oya bavuga ukwezi kw'abagore anyway narize yari mu kwezi kw'abagore niba ari mu kwezi kw'abagore aramufa ntabwo ari mu zuba ry'abagore yari mu kwezi ariko ndeba hano cyakera warimo bari kusiga isa neza ngo bitaka oya ibyo bintu ntabwo bikunze kabakiri centrale uramenye utanyicira isoko ndacyari ku isoko nubwo wanyambitse impeta ariko ntabwo turasezeranye uyu mwana w'umukobwa aragiye buretse umva impeta sivuze iki buriya uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 21 njye afite imyaka 28 urumva murusha imyaka ingahe imyaka 7 ni myinshi ibintu nabonye muri iyo myaka 7 ntago arabibona anyway uyu mukobwa akeneye kuba ejo yarongorwa yabyara ibyo dukora twebwe dukundana urukundo rw'imihanda business love yes namangutsemo bro yes business love nukuvuga ngo twebwe rero umunsi baby namubuze igishoro urukundo rwacu zahita turuvamo twe dukundana urukundo we yabyize business love njye mwita my love street urukundo rwanyu rw'imihanda love street njye nabyize njyewe yabyize hajya mu biro kuno yabyize njye nabyize love street nuva n'urukundo rw'imihanda anyway nukuvuga ngo Jojo icyaduhuje Jojo akeneye amafaranga nanjye nyeneye amafaranga ariko ni mudukunda mukamza mukomeza muduhamagara uko muduhamagara kenshi bizarangira cya cyifuzo cya Jojo akigezeho nanjye cyanjye ngezeho anyway ku muntu wese wifuza Jojo uri tayari ukeneye kumuha urukundo umukeneye ufite amafaranga boro nanjye nshore weta ufite amafaranga umukire ako tubwire rata munyama aramwe kujita wamaye nimero nukuyasaga tujye twemera Jitafuno kuyasaga wabaye mwiza usiga wisiga amavuta agagufata mbere wajyaga ngo witotobetsa amamesa urekuno mukobwa mu bagi wajyaga ngo wisiga amamesa na kinyamuteye uyu mwana w'umukobwa buretse gato baby ngiye turi kumwe nawe
sinyugura rikeri iyo nkubonye uransindisha ntago naba ndi kumwe ngo nywa amasigara ntago ngombwa uri sigara ubwe ni Subaru uyu mubebe ni ikinyobwa ni gisindisha iyo turi kumwe nta kindi kintu kinimba nyine mu buzima bwanjye cyansindisha isibyo kuba ndi kumwe ako kuva twamenyana usa neza ikintu napfuye wambara kenda gateye ipasi oya none kutuganire munyamakuru ku myaka 21 akaba ari isugi iwanyu bararoga muri komite ubujyandi urabizi neza ko ndisugi ngwari ndamubaza ngo murabaze ngo naki urabizi neza ko ntago mbana nawe baramenya burese gato ntago wabinkora ntago tubana yo aro game over wariganye ijambo wanze ko ribwira abanyarwanda uyu mukobwa byakuniza zaburekana ko witana ngaho tuguhaye umwanya shinze vuga gashingwemo ibiti unaho urakashinze wandaya we mukaro yawe kumeneka nararanye na wishinze gutuka yego uravanga ushinga inyo indi yawe karangara baby njewe kangwiza ukuri nanjye ndaje gutera ikinya mubwire sinkurabu Yesu nanjye mbaga turebe kandi yaroshyiramo imiyaga ngira imiyaga ndi bugukiremo nta nimirabyo ndagutata tatamura na ngona murabure nguyu ni gute uyu muko nakubwiye ngo kuba ufite imyaka 21 uri sugi iwanyu bararuga kuva twamenya nageze yigeze bisubiza sana buretse naragupimye ejo nuza aragupimye wa mugore wa Nzovu uri ama ex wa Nzovu yaragupimye urumva Madame Pateri yaragupimye amakuru mfite ngo Madame Pateri atwitsinda y'igihuha gitafu hari abantu bagukunda bagukurikira umunsi ku munsi turi hafi gusoza ikiganiro ibyanjye ntibitinda aba bafana babiri kira bakasi ya baba urukundo mu nkunda nanjye nzarubakunda kuri ukunda kuri iki kigano kandi gisubizamo kenshi cyane pipi imana namwanga gapipi kanje kararwa sinyagira abadayimoni no kwiko imana oya ese kankubwiye Patera agiye kwibyarira uraho ngaho uri mu dupupi turwaye agiye kudukubita ikimetisi wowe buriya ikintu cya mbere cyo uno mu baby twabisobanuke ni business card kubyara ni business card urasohora ushaka no kubyara umujura wanabyara n'igisambo iyo ni amaye pipi cyangwa kabyara n'igisambo pipi imana namwe ngega pipi kanje kararwaye pipi dukomeze ikiganiro arabafana bagukunda Madame Gitafu yego akaba ari komyita nicyo bababwira dusoza ikiganiro nababwira no kunkunda no kundeba cyane kuri no channel yitwa Manzi na Innocent TV mukore subscribe share na comment tugiye kujya tubaha ibiganiro from Monday to Friday ni show mbese umva megabyte ni mukazibure mbasabiye umugisha wo kubona mega yo kutureba na wifi ni gashire phone ni bazikazibe nizigashiremo umuriro uko tugiye kujya tubaha imiriro nago tuzongera kubura pe turahari ku bwanyu bafana bacu turabakunda cyane nanjye dusoza rero hari muri iminsi ya none ari abahungu badukanye indwara yo gukunda abakobwa akamukunda uyu munsi ejo yamara bamara go ya baby yafunguye gate yamara kubara mu gipangu kiwe akabara muhubutsa agashaka undi nawe akareba mu gipangu cyagahubuka ndaje mbamenyesha uko mfite umuti wo kuvura abo bahungu niba urwaye iyo ndwara urasabwa kunywa umuti kumanywa na nijoro kunywa gatatu ku munsi wo gukunda abakobwa ugenda ubareba buri kanya ako nawe sibye ko naguhindiye ijipo yanitse wumvaga wayanura nanayanura naheza se uzajya ucimira ni ukuvango rero agapipi karwaye umuntu utagukoresha nyine urumva kagize ubumbuga bwo kudakora bitewe nuko nagakoresheje kenshi kagize ukarananirwa murakoze cyane all right kubona budukurikiye nyine turabakunda cyane all right subscribe share na comment turabakunda cyane ni nk'itegeko ahubwo watubara ukazimya kamera brother reka tubashimire cyane this is our next episode in the next